tumanure muri Rayoni. Muri Murera hari ingingo arimo arakora inama zitari munsi y'amasaha 6 we na directeur technique wa Rayon Sport. Ikintu cya mbere bari kurwana nacyo no kwemeza liste y'abagomba gusohoka muri Rayon. Yego. Gusa hari abagomba gusohoka amahirwe ari kuba menshi. Umukinnyi Abedi Bigirimana amahirwe menshi ashobora gusohoka muri Rayon. Umukinnyi Richard Rayon Sport kumwinginga kamwe ati nidushake dushyireho izina ryawe iruhande rwa Jairuti mu batera nkunga ba Rayon. Tubabarire ntugera ahantu ujye. Bamuriho cyane ubwo ndi mu mediateur abinyuma ndaza kubagarukaho. Yego. Hanyuma Rayon Sport umuntu witwa Likau nubwo agifite amasezerano ari mu bantu bari kudiscuta bashaka kukura. Basane sibo babonye boyero zo mu nzu vazivaho. Sibo babonye asonze. Basane ngo yajyagaza rwose agasaba boyero mu gitondo kare cyane. Vuga ati mushyire muri senta. Duhene babari bwose batamuhereza umufupatwe. Undi niruke. Sane yaraciye. Forenganye aragenda yaravunitse mwese mwabizi. Nagende rwose. Forenganye ntagahari. Mu mpande Rayon Sport Didier Moraes karinizanye wa polisi. Ubwo iragaruka mu rugo. Ni kwibaza ngo biramera gute mu kujya imbere. Ariko mu bakinnyi bashoje bashaka kongerera. Uwa mbere no muzamu Olivier. Kwizera. Barimo baramwinginga kabisa. Uwa kabiri no mukinnyi twa Yusudiani. Kapiteni. Yabashaka kongera. Yusu nta nubwo ngo yari yataha ngo azavana ku itariki 10 we na Ajayo bari mu biganiro na Rayon. Shara convince peu. Umukinnyi witwa Kabange ntabwo ahenze azongererwa. Ganijuru ntabwo ahenze azongererwa. Ni n'abanyarwanda rega. Obedi afite amasezerano nta kibazo. Obedi aracyafite amasezerano ya Rayon. Ariko Emery ni 50-50. Emery hari matches zimwe zitamushimishije. Surtout nk'iya derby niyo mvuko natakinnye kandi Cimanga arwaye. Kandi buremere yari afite amahirwe yo guhitabona ko rapa equipe nationale. Iyo akinira amacha. Shabirebye no muri minsi kunari gukina nicyo kinashaka. Yari yambwiye ati twa guhita ngo chance muri equipe nationale. So, ariko urumva no kugira umwaja mwiza harimo like scenario yo Emery ashobora no kubona offer wenda hanze akaba yagenda ariko nawe arimo bumva bakipinga kukireshaka kudahindura aba defenseur bayo. Rayon iravuga ngo muri retour Rayon Sport yatsinzwe ibitego 9 gusa. Ikipinga clean sheet 8. Nyamara muri faza rero atsinzwe ibitego 21 kuko muri saison yinjijwe 30. Umva ikinyanyo kirimo faza rero 21 ariko retour ibitego 9 gusa. Ikipinga clean sheet 8. Kandi amakipe yatsinze Rayon nta yitsinze ibitego 2 muri match. Ni ikipe 9 zagiye zibona kimwe. Harimo ni ya peri ya derby ya kimwe. So bakavuga bati rero defense yacu nta kibazo ifite. Twayigumana uko yariri tugize amahirwe bose bakemera kongera uko yariri nta numwe uvuyemo. Na Cimanga bakamwongerera Cimanga sobanure ko bigize amahirwe akemera kongera. Babata aba defenseur bacu bose turabongera ahubwo bagashaka Christian wa Police. Christian ngo ntago yishimye. Bakamuzana hariya nubwo nafite umwaje ukomeye cyane ngo ushaka kumujyana hanze akaba yaza ko buri Christian nawe muri iki gice cya kabiri cya champion ntawamenye. Mwizamu Olivier barashaka kumuzana undi muzamu ariko ngo nyine wa kabiri. Aba bafite batoya hari inyengo aravuga ati Olivier igihe ajya bora Olivier nk'uko nase imyitozo iminsi 3 akaza ku munsi wa 4 bazakina kwa gatanu na Patrick na Yves. No hari inyengo akavuga ati yari igihe nshaka kuzamubura harakarimba baruko twajyaga turimba ngo umunsi umwe nzagenda bambura. Ati yari igihe twamubura tumubuza. Ati rero ni mu muzamu muzima umukase kibitegaje aracyabera cyane ariko ikibazo akora imyitozo abishaka. So akamoto ari igihe kataza mu nzove. Mediane rero arabana ko ati ibyo bintu bya Joseph Sake mucire biraru. Rayon Sport ati dukeneye umukinnyi uri ku yindi level. Urenze Sake. Arabana avuga bati Rayon ikwiye gushaka amatsinda na champion umwaka utaha. Ati muve mu bintu bya Joseph Sake muri Rayon ngo bikomeje kwanga. Harimo bloke ahubwo Sake agiye kwigera muri Kiyovu. Harimo bloke ebyiri rwose. Bamwe bavuga bati ariko Rayon ifite amafaranga nubwo 150 zagenda. Mu nshuti zacu naye nibagiwe zigenda umuntu witwa Vininyu yakabageze wa. Ariko se Vininyu Azizi Dawu Bangara bamusore baragenda abo bose zira flop zose. Fista bimeze bite? Inde Fista aragenda abenshi baragenda. Tuzabona Rayon yagize ku isoko ari nacyo hari inyengo arari kuvuga bakeneye gukoraho ngo mu nama barimo na directeur ngo mwemwere ko bakinnyi b'Abanyarwanda
barabakura aba banyamahanga nta kibazo kuko hari inkingwa z'ubwenge ariko shampiyona y'u Rwanda itwarwa n'abanyarwanda yego kuko nubwo yagira abanyamahanga 8 beza ariko uzakina abakinnyi b'abanyarwanda beza kavuga ati dufite abakinnyi inyuma nta kibazo b'abanyarwanda twakongeye bariya barimo baganijuru nabandi bose ariko simbe ni munshakira abakinnyi ba mediateri n'abasimbura mu mpande n'abataka b'abanyarwanda abo banyamahanga tuzagure dushingiye ku bushobozi tuzaba dusigaranye mwamaze kongerera so inama zirarimbanyije Rayon Sport zatangira imyitozo ku itariki 30 z'ukwa gatandatu yitegura Sekafa zatangira ari 30 igomba kuba yaramaze gutanga liste muri CAF ubwo rero bimwe mu bintu barimo baragura vuba cyane kandi Rayon Sport mbatangariza uyu munsi Rayon Sport ishobora kurara y'umunyamahanga ikomeye izahatana n'ibigugu nta numwe nasigarana nuwasigara yaba umusimbura Ishari kandi nkubwira ngo asigara umusimbura ko ari na Richard ni umusimbura na Yusuf Dianye na mu kintu ya equipe nationale atari ikibazo cya mikoro buriya Rayon Sport nka APR nyine uko tuvuga ngo uko mvuga ngo APR ikintu abanyamahanga bashya 11 na Rayon nuko Rayon Sport tugasigaramo akantu kavuga ngo amafaranga yayabona APR yategura budget ya miliyari 3 kuko nge nabaze miliyoni 2 z'amadolari kugira ngo APR ye kwibura imbere yari Hilal erega kazu twe kuvuga amatsinda Abdallah nubwo yagize nk'ikipe hangana na Hilal Abdallah na Batiste na timu zabo na bose uko bameze nubwo bahuye n'akazi gakomeye muri iyi sezo cyane cyane muri retour ariko nibaza ko umutwe ugomba kubarya kurusha ikindi gihe cyose muri iyi mercato kubera ko barasabwa kubaka ikipe bushya ikipe barasabwa kugura ntago bagomba kujya munsi nurekura Vininu ukaza nundi nka Vininu itandukana ari amazina ukuziki urahombye kabiri niyo mpamvu none se rero umuzamu Mamadisa kuyate niyo mpamvu yicaye ukamuzana n'undi nkawe urakoze kunyuma nta kintu na kimwe Rayon buriya amakuru yasigaye agenda gake ariko abahari namenye ko uzi ko Dirisa Kuyate yareze Rayon Sport ayirimo akina ngo yareze muri FIFA atandukana nayo yarayireze kandi akiri umukino wayo Dirisa Kuyate yareze Rayon akirimo ntarekita mabonye rekritema nize yaragiye rekritema ntayo yabonye aza basi urumva urwo rubanza rurakomeye yayireze akiri umukinnyi wayo atarafata indege ngo agende atarafata indege bataramusezerera ko afite umutima ukomeye urumva kuvuga ngo bafite ibintu byinshi bisaba amafaranga yo gushyira ku murongo hariya nta wundi wayireze undi wumiruka ni Dafe sinzi uko byarangiye ubanza bacaga 15 baramwishyuye ikibazo cya amahirwe ifite ntabwo ari menshi oya kafu yarasohoye ejo bundi ntabwo iriho amahirwe ifite rero bafite ibirego nabo bakuyate bayirega si menshi oya izabishyura buryo iyo hajemo 70 nk'ibi bya Kiyovu nabonye ngo 70 n'icya bazayishyura uretse ko burya FIFA nayo iyo umuntu atishyuza umushahara burya recruitment nta nubwo bigorana cyane recruitment Zamalek bayihagarikiye ibyo bintu bya recruitment Zamalek yishyuzwaga miliyari 6 ariko harimo n'amarecruitment ariko ubwo bari muri imishahara amarecruitment y'abatoza n'ibiki baraguhana igihe cyose cya FIFA n'icyo cyo cyoroshye reka urumva so hari ibintu byinshi bagomba gukora bisaba amafaranga kandi ibyo byose bigomba gukorwa itariki 30 list igomba kuba iri muri CAF 30 z'ukwezi cyangwa gutaha kwa gatandatu no kwa gatandatu yes nibwo batanga list kandi nayo bwa ngo ni mu kwa gatandatu batanga list sinabwiye ngo ni mu kwa gatandatu bazatanga list numvaga ari nka ngo Murenzi agomba kurekrita yego umuntu ugiye gushyuha icya mbere akeneye amafaranga mbere yo kurekura abakinnyi ufite amafaranga agura abandi bashya nicyo ngicyo aha niba uyafite uragura abandi nturi buhangikwe buri mukomisiyoneri ucuruza abakinnyi arakubwira ko ugurisha abakinnyi arakubwira ko afite abakinnyi mwiza cyane buri wese akubwira ko afite abakinnyi beza niyo mpamvu nizere ko rikawa wari muvuye Burundi ari ingingo na baya bakibi Burundi baba baretse muri Rayon so urwego rwose babaretse ubundi mu bakinnyi Uganda baravuga ngo liste mu kwezi kwa gatandatu ntabwo ari byo rwose kwa karindwi abakinnyi bazakina preliminary round kwezi kwa gatandatu no gutanga deadline yo gutanga amakipe azagarira ibihugu federation erega aba Amerika tokafu ibaha Amerika to yo kugura abakinnyi tariki ya mbere kwezi kwa 8
y'ukwezi kwa munani Hari niyo umwanya- deadline hari umwanya uhagije yo cyane. gutanga liste ya nyuma y'abakinnyi bazakina preliminary round ejo bundi aho murenzi Murenzi afite amahirwe. arimo asezera abakinnyi ba Rayon Sport ko yabigarutse akavuga ko ngo bitarenze ukwezi kwa gatandatu ari itegeko rya kafa agomba kuba batanze amakuru liste yari afite liste se zivuye nyine abakinnyi basoza amasezerano Ah, tariki 30 nibwo abakinnyi basoza amasezerano ni nabwo ariko tariki 30 amashampiyona nibwo ari abakinnyi basoza gusoza amasezerano henshi. Federasiyo Ese umukinnyi igatanga- yasoza amasezerano ugatanga liste y'abakinnyi bazakina kafu gute ntabwo bishoboka tariki Bashyiramo igihe 30 cya ubwo nta makuru Amerika. yari afite itariki 30 ni na amafederasiyo federasiyo gutanga amakipe Ni ugutanga Rayon na APR. azahagararira ibihugu bazaduhagararira muri Champions League na Confederation. ngo tariki 30 kwa gatandatu liste kandi ari abakinnyi basoza amasezerano waba uri kirise gute se ntabwo uko bishoboka byagenda kose tariki ya mbere kwa niba Rayon Sport igomba gutangira imyitozo kuri 30 wongere ngo izakina Urumva? Sekafa Kagame Cup yitegura hazaba hasigaye ibyumweru bitatu ngo Sekafa itangire reka mbibutse ngo liste abakinnyi bagomba Sekafa kuba Kagame bahari Cup icyo ishinzwe Mm. nama umuntu ahise makana ko ngo kongeramo andi makipe ntacyo biyamariye ikimariye aya rushanwa rya Sekafa Kagame Cup ni gufasha amakipe azasohoka ni nko kuvuga ngo kwikuramo igihunga Ube wipima. gukosora amakosa wakabaye uzakora muri Confederation muri Champions League amakipe yabaye ya mbere ariho nka Rayon nk'umusangwa w'umutumirwa nayo izasohoka niyo mpamvu rero niyo ushobora gukina Kagame Cup itaragura ahubwo abakinnyi iyo sekafa nigomba Niyo kubashyiraho igomba pressure kugeragerezamo abo bakinnyi bake baguze. abakinnyi bayo bose barakina imikino ya gicuti ibyo ndimo nkubwira pre-season niba igomba gutangira kuri 30 kuko iyo ufite amarushanwa ku itariki 18 ubundi pre-season ntijya munsi y'ukwezi rwose n'ibyumweru bitatu bazaba bakererewe cyane ubundi pre-season nziza yagatangiye kuri 20 z'ukwezi kwa gatandatu hari ingingo agakuba abakinnyi bakabashyira ku rwego ukaba ufite rwiza ibyumweru bibiri bya fizike ukaba ufite ibyumweru bibiri akabona kwinjira muri Sekafa Kagame Cup Rayon Urumva? icyayi imeze neza ariko reka tuvuge kuri 30 bigiye zo gutuma kwa Rayon Sport gatanu isigarana abakinnyi benshi bivuze rero ngo n'aba nukora kirite aba vuba ahubwo kandi birasaba amafaranga menshi wibagiwe abakinnyi ubwabo basanzwe muri reyo nibo bagoye kurekirita kuruta Ah. n'abaza Kongera amasezerano. kongera watubwiye amasezerano abashoje abanyamahanga Eh, kuri Basane niwe wagarukiye nta wundi abasoje kuyateura wamuvuze abo abashoje rigiye abasimba kurekura mbabara bakuyate abashoje rigiye kurekura Abashoje Sisara ubwo akina. Forunganya si hari. kuyate ntarimo ubu bafurunganye Ntabwo yaritaye tuba tubavuga abo abo bose ntago nirirwa mbabara ngo sinzi musore sinzi nde abo bahembwaga kugira ngo ariko se Basoza umusore umwaka. ntagifite umwaka musore njyewe nakwiye ngo nahuye na musore yambaye jezi ya Rayon kwirebera ari kwiruka ntamubaza se muso aba i Kigali namaze uracyakira muri ariko Rayon nyine ubwo we mfite kontra bwana Mm. niko yambwiye Dore se azongera yicara undi mwaka wa Kandi- gatatu akora imyitozo se ngera we nawe kugira amasezerano ni kimwe muzungu wa APR aracyafite n'ubasigaranye undi mwaka muri APR muri APR buryo se ni aracyari ntizanyo imyaka itatu aracyafite undi mwaka neza yingana muzungu nigumira muri AS Kigali APR muhemba ntacyo ngira ngo azaguma muri AS musore se badashaka niyo bamutizamo kugira ngo wenda ijye umusore yaravuze ati ngiye Rayon Sport izanyishyura paka kontra yanjye irangiye Ariko adakina. yewe yashatseho bikwereka urwego rwe nyine ko Ntabwo ashaka ariko ni gukina. umukino ushaje bikwereka ko yari ashaje si bya atagikeneye bindi bya gukina. Majaliwa uwo ni umukinnyi wa Mushimire Jean Claude musore prince Ariya se wa mbere wasinyishije. ubwo babazanye. ntacyo rero nikomeze muhembe kuko yari Tujye tubibutsa abantu bagiye babazanira Rayon Karaba kanazemo. urenderanya nendanya gute se kandi Ariko mbizi ari nibo amakuru basinyishije di, musore n'umukinnyi wabyo yahaye itari kandi baba bagucaniyeho umuriro bakwirukankana ngo Lorenzo mfasha mvuganira mvuganiye kuri nde se kuri nde Bagize rure ubwoba muri iyi minsi n'amahoro. ubwo mbonye ko yakunobera velvet babigira imana Abedi ukina bishatse Oya. uko ashoje shampiyona bibaye ariko azakina sezita nta kibazo nyamabwa icyo ntekereza kuri Rayon Oya, Sport mvanyemo ibintu byo vanga wenda nziranye n'abareyo kazu nirekuye mvugisha ukuri kuri Rayon mvanyemo ko nziranye n'abantu wenda bo muri Rayon Sport bamwe na bamwe nambaye ikositime uko y'umusesenguzi wakabaye umeze nyine niye anarikomeze nyine ikureho Kuko mu ingamba nyungu mugatuma z'ubwirinzi navuga. zikomeka zigira gute ube Lorenzo ekipe ya Rayon Sport ku bakinnyi ifite muri abanyarwanda biba bigoye abanyarwanda bari no ku isoko ntabwo bari benshi kandi barahenda cyane abanyamahanga Rayon Sport ifite Abedi iyi sezo ni uso ari mu basoje bameze neza ariko abakinnyi akenshi basoza bameze neza ariko gutangira sezo bikagorana cyane uwo ni umuvuno w'abakinnyi baregeza cyane
njye mbona Bedi muri iyi sezo yaragaragarije abariyo impamvu mu mwanya bakwiye gushaka undi mukinnyi. Abedi keretse rero igize amabura akindi bya n'ubwo ati mbuze uko ngira mbuze umukinnyi ku isoko reka mugumane, ariko Abedi akwiye kugenda. Twavuga ku mwanya wo specifically kuri Abedi rwose ntabwo abariyo azongera kuba rwaza umutwe. yitwaye neza mu minsi ya nyuma kuva hari ingingo aje, nanabivugiye aha, yabwiye abantu ati hari ingingo ubwaje mugiye kubona Abedi uwo ari we. nanjye nabishingira kuko byarabaye. urumva hakaba hari n'ikibazo cy'imvune tujye Ni igitekerezo cyanjye. Abedi yagize imvune kandi bamuforosa kuyikiniraho kubera amafaranga menshi yaguzwe. Kubera iki? Bimara igihe kinini akinira ku mvune abantu bose babibona. urumva none ubu yarakize n'umuzima. yarakize abamuzi neza abamuzi neza bamuzi ko ari umukinnyi utari honete utajya uvugisha ukuri. Abedi ntabwo wamwizeye. ikibazo Abedi arakubwira ngo afite imvune, ko rapu y'u Burundi yaza akabavugana n'umutoza w'u Burundi ukabona yagiye gukinira Burundi kandi yakubwiye ko afite imvune. Byabaye inshuro eshatu. match banza Korap aba yakinye muri Rayon. ntiyavuwe neza. none se umusavuye neza niko utatanganira kuruhuka muri krebe akaba arwanira kujya muri krebe. ariko no muri Rayon yanyuzagamo akaza agahanyanyaza. yari igitekerezo none se mfite kuri match za Abedi. Singida Jewe ni kuvuga honest opinion yanjye. Opinion yanjye iri honest. Rero ntabwo ukwiye kongera kwizera Abedi. Ngiyo ni opinion yanjye. icyo ntekereza Abedi yazira atongerewe amasezerano muri Rayon gitandukanye na performance yo mu kibuga. ku bwanjye. yaba ari iki se? icyo Abedi azira ureba bakubwira ko abantu b'i Nyanza sinzi abanyenyanza birakoreshwa. abantu b'Inyanza Abantu b'Inyanza. abantu bavuka i Nyanza nyine abantu bavuka i Nyanza ba Murenzi ba nyine ngo ni abanyarwanda cyane. urumva kera se barongo abanyenduga ashaka kukubabarira Abarongo bose. ashaka kukubabarira ariko kwibagirwa biragorana. urumva bivugwa ko umuntu bita Abdallah ni abantu barangwa n'uburyarya. yababajwe cyane na bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sport agifata ekipe muri za struggle yabayemo zo gushaka amafaranga. baramusuzuguye agerageza kubigisha no kubinginga kubera ingamba z'ubwirinzi. baramunanira Zamunyuragamo bakamureba nk'umuntu udafite igisubizo imbere yabo. urumva akababwira ndimo ndabashakira ibisubizo muzabaho neza kuruta uko mwabayeho muri Rayon kera. urumva bakamureba bakamubona akaza izo ngamba z'ubwirinzi zigize bakabajya mu matwi kugeraho Abdallah yabicaje mu nama baramubwira ubwabo biyobowe na Abedi. baramusohora ari perezida w'ikipe. baramubwira ngo perezida wakoze ibyo watubwiye twabyumvise ariko duha umwanya ugende natwe tubitekereze tuganire hagati dufata icyemezo. Abdallah asohoka mu nama aragenda barangije icyemezo bahise bafata akiva muri iyo nama bose bafashe ibikapu byabo basubira mu modoka basubira mu ngo zabo banga gukora imyitozo. amaze kubaha ijambo rye baramusuzuguye cyane. barakoreshwaga ntabwo umukinnyi yafata ibyo byemezo ari we. barakoreshwaga yarabinginze abereka ko bitarenze ku wa gatatu hari ku wa mbere bari bubone amafaranga yabo. barakoreshwaga cyane. ikirarane cy'ukwezi bigaragara ko bakoreshwaga. bamusohora mu nama aravuga ati ubwo nabasobanuriye ibintu bakaba bansabye umwanya hagati yabo bagiye kwiyemeza gukora imyitozo. urabizi ko na Rikawo yarimo yari hafi aho. barasohotse apana Rikawo Asmani nawe yari hafi aho. Asmani havugwa Emery havugwa uretse ko jyewe Emery yarampakaniye. wari ko yabihakanye. yarampakaniye ariko yatungwaga agatoki. wasanga kumwe nabo nk'umukinnyi nuko ari umukinnyi kuri mikoro nyibyumva bayisenge yantunguye kuba mwumva. wasanga kumwe nabo nk'umukinnyi mwihangane nahise abanza atambutse yaranabihakanye. we yarabihakanye yewe yarampamagaye ubwo yaratunguwe arambwira ati birantunguye kubyumva kuri radio yaratunguwe kuko na Asumani turumva twaramuvuze kuri mikoro urumva ari mu bayoboye ariko bitwaye nabi imbere ya perezida wabo ku buryo yumva umushinga we adakwiye kubashingiraho. Abedi na Asmani na Rikawo rwose pere favore umukinnyi ugomba gusigara nk'umunyamahanga hariya
buriya Kitoga kubera ko akiri muto nakwemera kumugumana oya nta n'ubwo ari ukwemera nakorwaho Kitoga ni umukinnyi w'ikipe ariko rero si ubanzamo wakujyana mu matsinda Uriya ni umusimbura uriya ni umusimbura Tambwe ni umusimbura nawe akaba arimo umusimbura n'abakinnyi beza bitanga bakiri bato Eh. ariko aba Rikau Asman Abedi